arwanyije ibyakurwanyaga, agiye guhiga ibyaguhigaga, amanuwe no kuza kukomora ingoma z'ibikomere wagize. Kuko uyu munsi nguzaniye ijambo rivuga ko Uwiteka amanuwe no kukomora. Haleluya, 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 haleluya. Ndabasuhuje bene data, nitwa Usabwimana Jean Bosco, ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa bwiza, nkaba nejejwe no kubana namwe mu ijambo ry'Imana muri iki gihe kigoye kiruhije, ariko ndi umunyamuhamagaro uhamagawe n'Imana. Nkaba nifuza yuko dutangira kuganira ku ijambo ry'Imana, tugakizwa, tugashaka uburyo ki twasenga Imana, tugashaka uburyo bwo gusenga mu gihe kigoye no mu gihe kitagoye. Twahamagariwe gukorera Imana kandi duhamagarirwa gusenga Imana, tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza aho bishoboka naho bidashoboka. Aho bishoboka ko tugenda tukabwira abantu ku munwa cyangwa se n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nemeye no kuzanira ijambo kugira ngo no kuri uru rubuga tujye tuhahurira tuganire ku ijambo ry'Imana. Kandi ndatekereza yuko abankurikiye umuntu uzaryumva akaryitaho, akaryubaha, akarigenderaho, ndatekereza ko rizahindura byinshi mu buzima bwe, rizahindura mu buzima byinshi mu buzima bw'umwuka no mu buzima busanzwe bwo muri imibereho. Murakoze kunyumva no kunkurikira, kandi guhera none tuzatubana bizagenda neza. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, dusoma ibice 6, turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Haranditse amagambo avuga ngo muze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora, niwe wadukubise kandi niwe uzadukiza inguma. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azadukiza. Imana itugirire neza cyane. Nishatse ko tuganirira ijambo rifite umutwe uvuga ko hari abantu benshi bamaze iminsi barakomerekejwe n'ibintu bitandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi Uwiteka Imana arashaka kutwomora, arashaka kubomora, arashaka komora abantu ibikomere. Hari abantu bafite ibikomere bagiriye mu nzu y'Imana, hari abantu bafite ibikomere batewe n'abita ngo nabakozi b'Imana ku YouTube cyangwa hirya no hino. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Uwiteka Imana arashaka, nicyo gitumye nza hano kugira ngo mbabwirire ijambo. Uwiteka arashaka komora abantu, arashaka gukiza abantu ibikomere, arashaka gukiza abantu ingoma z'ibyaha, arashaka gukiza abantu. Hari abantu bafite ibikomere by'inkoni bakubiswe, by'ibiko by'amagambo bavuzwe, by'ubukene, by'inzara, by'amadeni, by'uruvugo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana, kuko ari we wemeye kukubitwa, kuko ari we wemeye kukomereka, ibyo bintu byose bikakugeraho. Ndagira ngo mbabwire ngo muze tugarukire Uwiteka. Haleluya, muze tugarukire Uwiteka kuko ari we wagukomerekeje, yemeye ko ibyo bikugeraho. Ariko ni uje kukomora, ni uje kugukiza inguma, ni uje kugukiza ibikomere. Wowe uri kunyumva, wowe uteze amatwi iri jambo, wa mubyeyi uteze amatwi, wa mubyeyi wakomeretse, wa musore wakomeretse, ndagira ngo ngubwire ko uyu munsi Uwiteka ahagurukiye ibyaguhugurukiye, arwanyije ibyakurwanyaga, agiye guhiga ibyaguhigaga, amanuwe no kuza kukomora ingoma z'ibikomere wagize. Haleluya, amanuwe no kuza komora ingoma z'ibikomere mwagize. Ndagira ngo rero umuntu wese mwarimu warugiye hirya no hino, warucitse intege, wumvaga ubihiwe n'ijambo ry'Imana, wumvaga ubihiwe n'ubuhanuzi, ubihiwe n'imuguro, wumva ijambo ry'Imana ritakikuryohera. Ariko ndagira ngo ngubwire ko nimba hari ibintu byagukomerekeje, nimba hari ibintu byakurwanyije, nimba hari ibintu byagushubije inyuma, nimba ari ibisongo by'amagambo byagiye bigutera, bikaba byari bitumye ucika intege, ugabanya ibihe byo gusenga, garukira Uwiteka kuko uyu munsi nguzaniye ijambo rivuga ko Uwiteka amanuwe no kukomora. Haleluya, Uwiteka amanuwe no kukomora ingoma. Mana ishimwe.